Isashimwe. Mbese turumvikana? Isahimbazwe. Amena. Reka mbasuhuze mbere na mbere mu izina rya Yesu, kandi nshimira Imana yabanye natwe twese mu minsi yose ishize. Ngira ngo hashize igihe kirekire tudahura. Rero mbishimiye Imana kongera kwibona mu itorero rya Zindiro. Ni amahirwe akomeye, ni umugisha ukomeye muri uyu mugoroba. Mbishimiye Imana, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Nshimiye kandi n'ubuyobozi bw'itorero bwatekereje yuko uyu mwanya w'ingenzi nawuhabwa ngo tuganire ijambo ry'Imana, atari jyewe ahubwo mu mwanya w'Umwami Imana. Rero tubishimiye Imana, ni umugisha ukomeye twagize. Reka nshimire nanone umuyobozi wa gahunda ku bwa gahunda nziza tugejejeho, nuko yaduhaye ikaze. Imana imugisha. Nshuje kandi buri wese kandi nawe namushimira wabashije kuboneka kuri iyi platform. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Rero nk'uko yabivuze, nitwanze Imana Jean Bosco, turaziranye benshi, keretse ahaba hari umushyitsi mu muryango, ariko abenshi turaziranye, ntabwo ndi mushya cyane nubwo ndi umushyitsi. Rero ndizera ntashidikanya yuko Imana iri bubane natwe, kandi icyo yageneye njyewe nawe dusabire mu mutima kugira ngo kiduheshe umugisha. Rero ntabwo turi butinde cyane ko n'iminota twayiriye, twagerageje gukererwa. Reka mba ariko mvuga twakererewe ku gihe twari twihaye, ariko nta kabuza icyo Imana yagambiriye ko twumva turacyumva. Rero muri uyu mugoroba ndifuje ko tuganira amagambo makeya, ni maremare mu bisanzwe muri natire yayo, mu bwoko bwayo uko ateye ni maremare, ariko turayaganiraho makeya kuri yo. Ni amagambo atubwira iby'iminsi y'imperuka, aratubwira iby'ibihe bya nyuma, iminsi y'imperuka. Turaganiraho amagambo makeya, turebe n'uko dushobora kwitwara mu bihe bya nyuma, ubundi turaba twerekeza ku musozo. Wayoboye gahunda mu kanya arasenza, ariko ndifuza yuko twakongera tugaca bugufi aho turi muri famiye, noneho tukongera tugasenga. Reka dusenge. Data mwiza, Imana ishobora byose, reka umugoroba nk'uyu tugushime, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dufite byinshi byiza byo kugushimira. Turagushimira by'umwihariko yuko wemeye gutamba umwana wawe Yesu Kristo kuba inshungu y'ibyaha byacu bw'umuntu yari azimiye. Ni igikomeye wadukoreye, guhererwa icyubahiro. Ni intsinzi dukomeza kunezerwa no muri uyu munsi wera w'isabato, cyane cyane isabato itwereka umunsi twaremeweho, ikatwibutsa iremwa, ikatwibutsa no gucungurwa kwacu. Rero iyo tugeze muri uyu munsi dushimiye impano nziza y'agatangaza waduhaye. Tugushimiye rero yuko nanone waturindiye ubuzima muri iki gihe cyose, umuntu ku myaka amaze, buri wese muri twe yagiye abona ukuboko kwawe, turabigushimiye. Tunagushimiye cyane uyu mugoroba mwiza wemeye yuko yongera ku mahirwe dufite yo kumva ibyawe, nabyo turabigushimiye. Rero haba abumva, haba uvuga, haba uza gutanga inyunganizi, haba amatangazo, haba ikibukorwe cyose kibe kuguhesha icyubahiro, nibyo dusabye twizeye ngo umuntu abure maze uboneke, mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye rero, kandi nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye kuganira amagambo atubwira iminsi y'imperuka, cyangwa se ibihe bya nyuma. Korali ivuyeho irakoze cyane, bamaze kuturirimbira yuko Yesu we atajya ahindurwa n'ibihe. Ni ukuvuga ngo uko ibihe biha ibindi, imyaka igenda ihindagurika, uko tubizi ibihe bigenda bihinduka. Ubu turi muri 2021, ariko mbere ya 2021 habanje indi myaka. Rero uko ibihe bigenda bihinduka, ntabwo Imana yacu ijya ihinduka. Rero ni ikintu cyiza. Mu Baheburayo niho hatubwira ngo Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Uko rero Yesu yabanye n'abantu mu bihe byashize, mu myaka yabanje, n'uyu munsi yifuza kubana natwe.
icyakora cyo abantu twe tugenda duhinduka. Hari igihe kubera guhinduka kw'abantu n'imiterere n'imico by'abantu tujye dutekereza yuko hari Imana yahindutse. Uzumva abantu babivuga ngo mbese ko Imana ya kera yitwaraga uku muri situwasiyo iyi n'iyi, kuki uyu munsi umuntu akora ibi n'ibi agakomeza kubaho? Ariko buriya ntabwo ari Imana yahindutse, ahubwo ni abantu bagenje gute? Bahindutse. Muzabisoma muri Yesaya ngo ntabwo natongana iminsi yose, ngo kuko imyuka n'imibiri naremye byashira imbere yanjye, ahubwo igenda yihanganira abantu mu buryo butandukanye kugira ngo babashe kubaho, kugira ngo inyoko muntu ikomeze kubaho. Rero iyo Mana nziza itajya ihinduka ikomeza kubana natwe, yadushyiriyeho ibihe, yadushyiriyeho igihe cyo kubaho n'igihe izasoreza amateka y'isi. Rero tuyishimire cyane kuko yadushyiriyeho ibihe kandi tuvuga ngo dore ibizaranga ibihe byerekana yuko ngiye gushyira umusozo ku isi ni ibi bikurikira. Rero reka tubiyishimire. Tugiye kurebana amagambo aboneka muri Daniyeli igice cya 12, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7. Ndizera ko aho muri mufite Bibiliya kandi ndizera ko muri no kunyumva. Nimuza kuba mutanyumva muranyandikira hano, hari ahantu bajya bandika uyoboye gahunda, noneho mbashe kumenya yuko hari ikibazo, si byo se? Nuko rero muri Daniyeli mu gice cya 12 hatwereka ngo Daniyeli yerekwa iminsi y'imperuka. Nuko hatubwira, ariko mu gice cyabanje cya 11 hatwereka iby'intambara zizageza ku iherezo. Ni ukuvuga ngo hatubwira iby'intambara zizagenda zibaho, iz'umwami w'ikasikazi, iz'umwami w'ikusi, ukuntu bazaterana, ukuntu bazarwana bikomeye cyane. Reka nsome nko ku mirongo imwe kugira ngo mwumve uko hatubwira. Ntabwo ndi busome icyo gice cyose cya 11, ariko hari ibyo hatubwira biteguriza igice cya 12. Ngira ngo murabizi ko igitabo cya Daniyeli gifite ordre chronologique, cyangwa se gikurikiranya ibihe mu buryo runaka. Ntabwo turi bwibande cyane ku by'ubuhanuzi, si byo tugiye kwiga, ahubwo tugiye kwirebera icy'iminsi ya nyuma gusa. Navugaga iby'izo ntambara n'ibyabanje. Biratubwira ngo ku murongo 36 w'igice cya 11 havuga ngo nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru, ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana, azishyira yizane kugeza aho uburakari buzamusohorera, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Aha rero hatwereka iby'umwami uzima uzagira ku byo agambiriye bitewe n'uburyarya, akabeshya abantu ibintu akabigeraho, ariko atari uko ariko byakagombye, ahubwo kuburyo azagenda abeshya abantu. Ntabwo aribyo tugiye kugarukamo, ahubwo nyuma y'ibyo tubwirwa ibizabaho. Mu gice cya 12 aho nabwiraga tugiye kureba, no hatubwira ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Haratubwira ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Igihe hazaba hari uwo mwami uri gukora ibyo ngibyo bibi kuri za ntambara zizageza ku mperuka y'isi, Mikayeli wa mutware ujye uhagararira abantu bawe. Ijambo Mikayeli bitubwira usa n'Imana. Usa n'Imana rero nta wundi, ni Yesu ubwe. Niwe uzahaguruka ngo niwe uturwanirira abantu bawe, abantu b'Uwiteka, uwo niwe utuwe uba mu ruhande rwabo. Ngo azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Muri icyo gihe cy'imperuka, muri ibyo bihe bibi, ngo hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kugenza gute kubaho. Ntabwo kuba utarabaho ntabwo twabona icyo tugereranya naho. Reka mbere ko mbivuga, ndavuga ngo kuba icyo kintu tuvuga ngo kizaba ari ikintu kitigeze kugenza gute kubaho, ntabwo twabona icyo tukigereranya nacyo, ahubwo ibyanditswe bikivuga nibyo bizi urufunguzo rw'icyo ngicyo. Nuko hano hakatubwira ngo nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, nuko icyo gihe abantu banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose.
muri kumva aha ibi tuvuze birimo igihe kirekire, harimo intera ndende kuko bihera ku iherezo ry'iyi si aho Yesu azaba agarutse, ariko bikanongera bikageza no ku muzuko w'abanyabibi. Urumva ko ari nyuma y'imyaka 1000. Ntabwo aribyo twenda kugarukaho cyane, ariko muri uyu murongo harimo intera ndende. Umurongo wa 3, kandi abanyabwenge bazarabajyana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduye benshi ubukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ibyo ni umugabane w'abakora umurimo w'Imana. Tubimenye nk'uko turazinduka mu gitondo tukajya ku kazi tugakora, tukabona uko bigenda performance, cyangwa se abakoze neza ku iherezo ry'umwaka hari ibihembo babona, niko n'abakorera ubwami bw'Imana n'abiyemeje gukora ingoma y'Imana ku iherezo ry'ibihe, igihe isi izaba irangiye, Imana igiye gutanga ingororano, ngo abahinduye benshi ku bukiranutsi bazagenza gute? Bazaka nk'inyenyeri zo mu isanzure. Hepfo rero hatubwira ngo iki? Umurongo wa 4, nyuma y'ibyo byose Daniyeli yari yabwiwe ngo nuko Daniyeli bumba igitabo gifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Hano nshaka gutekereza ngo fata ibyo nkweretse, ibyo yabwiwe muri icyo gihe yerekwaga Daniyeli, avuga ngo bifate, ufate igitabo ugifatanisha ikimenyetso, kuko ari iby'iki? Ari iby'igihe cy'imperuka. Ngo benshi bazajajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Mu gihe cya Daniyeli yerekwa ibi ngibi ntabwo yabashaga kubisobanukirwa. Murasanga ko rwose nta makuru Daniyeli yasigaranye kuri ibi ngibi. Nimwumve uko byagenze hepfo. Nuko njyewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza uwo mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira hehe? Ni ukuvuga ngo ibyo byose ari kwerekwa, ibyo by'ingororano z'abera uko bizagenda, n'intambara zari zavuzwe zagombaga kubaho, mbese ibyo bizageza ryari? Ntiyabimenya, ariko haratubwira ngo umurongo wa 7, mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso mu ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko bigenze gute? Birangire. Ku murongo wa 8 hatubwira ngo ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Reka twigarukire kuri iki Daniyeli yabajije cy'iminsi y'imperuka, sibyo? Ukuntu abwiye ngo bumba ibyo ngibyo weretswe byose, noneho ubifatanisha ikimenyetso kuko ari igihe cy'imperuka. Igihe kizagira abantu bajajara hirya no hino, bashakisha ukuri, bashakisha iki? Ariko ukuri ni uko ijambo ry'Imana. Niko yabwiye ngo bibumbe rero bifatanisha ikimenyetso, ariko mu minsi y'imperuka hazabaho ubwenge, abantu bazunguka ubwenge. Rero akenshi igihe dutekereza kuri icyo cy'ubwenge, abantu bagatekereza ubuvumbuzi bugiye butandukanye abantu bagize, haba mu bya siyanse, haba mu bya politiki, haba mu by'ubuvuzi, haba n'ibindi byinshi n'ibibi abantu bagiye bavumbura, n'iby'intambara n'ibiki murabizi. Abantu batekereza ko ubumenyi ubwenge buzagwira abantu bazagira ari ubwo ngubwo, ariko ubwenge bukomeye buzagirwa ni uko abantu bya bindi bidasobanuka Daniyeli yari yeretswe ntabisobanukirwe, igihe kizagera bakabisobanukirwa. Mbese uyu munsi biracyari amabanga? Ntekereza ko bitakiri amabanga, niko mubizi, nanjye niko mbyemera, niko mbizi yuko ibyo Daniyeli yeretswe byagombaga gusohora. Abanyabwenge igihe cyarageze barabibona. Iyo dusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho cya 20 bivuga ikangura rikomeye, hatwereka ukuntu iki gihe cyaje kugera. Muri icyo cyigisho kivuga iby'ikangura rikomeye mu ntambara ikomeye, ni icyigisho cya 20, nuko abantu bashaza gusobanukirwa n'aya magambo Daniyeli yavuze, ayavuga ngo bizamara. Uwo warahiye ashyize hejuru yavuze igihe ibyo byagombaga kumara. Icyo gihe cy'izo ntambara, uko kwishyira hejuru guteye ubwoba kuzabaho, uko kubeshya abantu n'ibiki, yuko byagombaga kumara iminsi ingahe? Ngo bizageza ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Ibyo ngibyo nibyo ya myaka 1260 yabayeho y'akarengane, yatangiye mu mwaka wa 538 ikageza mu mwaka wa 798.
iyo myaka y'akarengane, iyo myaka yabayeho niyo yabwiwe izageza iki gihe. Rero muri icyo gihe ngaho iminsi ya nyuma, aho imyaka ya nyuma, ibihe bya nyuma byaje, sibyo? Ako karengane kabayeho, icyo gihe cyabayeho, bizamara icyo gihe, ngo ariko nibamara kumenagura imbaraga z'abera, hari ibyagombaga kuzakurikiraho. Rero iyo minsi ya nyuma iyo twayigezemo, icyo gihe cya nyuma tukirimo, twagiye tubona gusohora rero ko ibyo Daniel yagiye avuga. Ku mudivantiste ntabwo ari ibintu bishyashya kubivuga, niyo mpamvu ntari bubyinjiremo ibyo muri detaye, ahubwo ndirebera kuri cya gihe tugezemo. Icyo gihe Daniel abyerekwa yabirebaga nk'ibizaba, ariko twebwe uyu munsi ibyo yavuze bizaba mu minsi y'imperuka, twebwe tubyicayemo. Umuntu ashobora gutunga agatoki akagenda avuga ati iki ngiki nicyo Daniel yavuze, iki ngiki nicyo ibyanditswe byavuze. Yewe dushobora no gukurura mu myaka yashize, umuntu akareba akavuga ati nimba haravuzwe ibi, haravuze kugwa kw'inyenyeri, nibyo byabaye iki gihe, tujya tubisangamo mu ntambara ikomeye. Nimba haravuzwe ko bizamera uku, nibi 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 nibi. Nimba ari akarengane k'abana b'Imana kazabaho mu gihe runaka, tuzi ko kabayeho. Nimba ari ibi nibi nibi bizabaho, tuzi ko byagiye. Twe turi mu gihe ibyo bintu byamaze gusohora. Ariko se ko turiho mu gihe gikomeye, igihe ibyo tubwirwa byamaze kubaho, byagenze bite? Tuzi neza ko ubuhanuzi bwa Daniel busubukurwa neza n'ubuhanuzi bwa Yohana mu byahishuwe. Ni ukuvuga ngo ibyari byaragizwe ibanga, ibyafatanishijwe ikimenyetso, byabaye igitabo kibumbuye ku muhishuzi Yohana, aza gusobanukirwa na bya bindi. Iyo tugiye mu gice cya 10 tuhabona undi utandukanye n'uyu, ugize hari indi ndahiro yo itandukanye n'iyi. Iyi ndahiro yavugaga iby'igihe cyagombaga kuba, bivuze mu ncamake y'uko icyo gihe cyaje kubaho, ngo bizageza iminsi, bizageza ibihe n'igihe n'igice cy'igihe, nibirangira nibwo ibyo byose bizahera. Ko bigenze gute birangire? Yanamubwiye ikindi gikomeye, amubwira uzihangana agategereza igihe runaka. Icyo gihe yamubwiraga nicyo cyari icyo gutangira k'urubanza mu cya 844. Nimusome inyuma muzabibona, ariko ntabwo icyo ngambiriye ari amatariki ya gihanuzi, ahubwo ni icy'iminsi ya nyuma. Reka tujyane mu byahishuwe mu gice cya 10. Hatubwira iki? Iyo duhereye ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa 7, naho hatwereka iby'undi warahiye akagira indahiro yakoze. Haratubwira ngo mu gice cya 10 duhereye ku murongo wa mbere, hatubwira ngo Yohana aconshomera agatabo yavanye mu ntoki za marayika. Nk'uko tubizi, tubwirwa Yohana ari ku kirwa cy'i Patmos ari guhishurirwa ukuntu hari icyo yabonye kidasanzwe. Ni iki? Ngo yabonye marayika ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, umukororombya uri ku mutwe we, ngo mu maso he hasaga n'izuba, ibirenge bye byasaga n'inkingi z'umuriro, mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka. Arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga, avuze iryo jwi rirenga, guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuga amajwi yako. Ngo kandi guhinda kurindwi kw'inkuba kumaze guhinda, kandi guhinda kurindwi kw'inkuba kumaze kuvuga, nari ngiye kwandika, nuko numva ijwi rivuga mu ijuru rimbwira riti, iby'uko guhinda kurindwi kw'inkuba kuvuze ubizigame, bibe ubwiru ntubyandike. Ibi ni amwe mu mabanga umuntu atahishuriwe ari mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nicyo yabwiye ngo ukizigame. Umurongo wa 5, marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo. Mwibuke ba bandi babiri twabonye mu gitabo cya Daniel. Agutunga mu ijuru, arahira ihoraho iteka yose yaremye ijuru n'ibirimo, n'isi n'ibiyirimo, n'inyanja n'ibiyirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi. Aha, aya magambo atandukanye n'ayo muri Daniel, sibyo? Muri Daniel twabonye marayika ashyira ikiganza hejuru, ararahira, ariko avuga iby'igihe, avuga yuko bizamara ibihe n'igihe n'igice cy'igihe, hakagira uko bigenda. Ariko iyo baratubwiye ngo
ntabwo hazabaho igihe ukundi. Ni kuki yavuze ko hatazabaho igihe ukundi? Arahira ihoraho yose yaremye, arahira ihoraho iteka yose yaremye ijuru n'ibirimo n'isi n'ibiyirimo n'inyanja n'ibiyirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi, ahubwo mu minsi y'irya marayika wa karindwi, ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nk'uko yabwiye imbata zayo z'abahanuzi. Reka tugaruke kuri aya magambo mu buryo busa n'uburambuye. Iyo tugiye muri Daniyeli hatwereka yuko iyo minsi yari kurangirana n'akarengane k'ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo nibamara kujanjagura imbaraga z'abera, nibwo ibyo byose bizahera ko birangira muri iyo minsi y'akarengane. Muri icyo gihe cyagombaga kubaho ngo nibwo ibyo byose byari kurangira. Byagenze bite mu karengane? Tubona imyaka yitwa iy'umwijima muri icyo gihe cy'akarengane, cyangwa se ni imyaka y'umwijima, Moyen Age, Dark Ages, biterwa n'uko wayita, ariko tuyizi nk'imyaka y'umwijima yabayeho mu gihe abana b'Imana barenganyijwe bikomeye cyane. Tubizi cyane mu gitabo cy'intambara ikomeye kirabidusobanurira. Muri ako karengane rero, muri icyo gihe cyari igice cy'indi myaka myinshi, sibyo? Ngo bizamara ibihe n'igihe n'igice cy'igihe, sibyo? Rero hano mu byahishuwe naho hatubwira iby'iminsi y'akarengane, yo yari kungana n'iki, yari kungana ariyo minsi y'igihumbi magana mirongo ine na gatandatu, yo ivugwa mu amezi 42. Muri icyo gihe rero cyo kurangira kw'ibyo, niho tubwirwa ngo habonetse marayika wari ufite agatabo, sibyo? Ako gatabo ngo aragaconshome, agaha Yohana, sibyo? Afite ako gatabo mu ntoki ngo agaconshomere. Hano ku murongo wa 10 batubwira ngo nuko nenda ako gatabo. Muri icyo gihe cyo gufata ako gatabo, turabizi neza ko ari igihe cya ba Mireri, igihe bigishaga bwa buhanuzi bwa Daniyeli, bakabwiga neza, bakabusobanukirwa, bakabona iby'ibihe n'uko ibihe byagombaga kugenda, bakageza no gushyiraho yuko aricyo gihe cya Mesiya azaza. Ariko birengagijemo utuntu dukomeye hano, kuko batubwira ngo muri uyu murongo tuveho 5 ngo marayika nabonye ahagaze ku nyanja, hari ibyo yarahiye ngo ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru, ararahira ihoraho iteka yose yaremye ijuru n'ibirimo n'isi n'ibiyirimo n'inyanja n'ibiyirimo, ati ntihazabaho igihe ukundi. Ni nyuma rero yuko habwije ubutumwa bwo kugaruka, higishwa iby'urubanza, abantu bigishwa iby'urubanza yuko Yesu agiye kugaruka. Nyuma y'icyo gihe ngo ntihazabaho igihe ukundi. Nta buhanuzi bwongera buzongera kutubarira ngo dore mwari mutegereje yuko tuzageza mu cya 844 cyangwa se mu cya 989 hazaba ibi. Ahubwo nyuma y'icyo gihe aho turi mu gihe cya nyuma gitegereje ngo ntabwo tuzi umunsi Yesu yazira. Ntituzongera kubarirwa ngo uharabura imyaka kuva mu cya 844, ngo hashize imyaka namwe mushobora kubara mukagezaho iri hejuru y'ingahe, hejuru y'100, sibyo? Hejuru y'100, 170. Rero kuva muri icyo gihe ntabwo tuzongera kubwirwa ngo dutegereje yuko hari ikintu kizabaho mu myaka iyi n'iyi, ahubwo ni igihe icyo ari cyo cyose Mesiya ashobora kuzamo bitewe no kwitegura k'ubwoko bwe. Ngo ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi, ubwo azatangira kuvuza impanda. Marayika wa karindwi azavuza impanda, ibyago by'imperuka byararangiye, akaga gakomeye karagwiriye isi. Nuko ngo nibwo ubwiru bw'Imana buzahishurwa. Ntabwo ndi bugaruke kuri ubwiru bw'Imana, ahubwo ndivugira kuri icyo gihe cya mbere y'ijwi rya marayika wa karindwi, aho tugomba kubaho mu gihe dusabwa guhora twiteguye ko ibihe twahanuriwe by'ibihe by'ubuhanuzi, yuko Mesiya azaza, yuko hazabaho akarengane k'ubwoko bw'Imana, igice kimwe kabayeho nubwo dutegereje akandi. Ibyo byo turabizi. Rero muri icyo gihe cya nyuma, muri iyo minsi ya nyuma,
niyo izabamo kwitegura gukomeye. Abantu bakwiye kubamo kwitegura, hakwiye kubamo kwitegura gukomeye. Rero twebwe turiho uyu munsi turabasoreho n'iyo minsi. Biratangaje. Pawulo yagiye abyandika ati na Petero ati mbega ukuntu dukwiye kwitonda twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Yabivugaga hari mu kinyejana cya mbere, none twebwe turi mu kinyejana cya 21, ndetse turi no mu gihe ubwo buhanuzi bwa Daniyeli bwa bundi bo batabasha gusobanukirwa bwasobanutse, butwereka ngo nyuma y'ibyo mwebwe muri mu gihe gikomeye cyane icyo umwana w'Imana ashobora kugenza gute, ashobora kuziramo. Ni ibiki rero biranga iki gihe cyacu? Hari byinshi byavuzwe mu buhanuzi, ariko ikiranga ibihe byacu ni ikintu cyitwa gusinzira gukomeye no kugwa gukomeye kw'iby'umwuka. Uko niko Yesu yabivuze. Uguhinyura gukomeye niko kuzaranga iminsi ya nyuma, niko kuzaranga bavuga ko basenga. Petero navuze ngo ni urubanza rubanziriza mu b'inzu y'Imana bite n'abatumvira ubutumwa bwiza. Uko kugwa gukomeye ntabwo kuri busore muri babandi batari bahagaze, reka tubivuge, ahubwo ni ukugwa kugaragara mu bari ubwoko bw'Imana, babandi basengaga, babandi batekerezwa kuba umucyo, nibo bagaragazwa na za ntege nke nk'inyenyeri zimye. Rero nshuti bavandimwe, turi mu bihe bya nyuma, kandi n'ibyo Yesu yadusobanuriye abitubwiraho, atubwira ukuntu bizaba bimeze. Yabivuze ate? Iyo dusomye muri Luka mu gice cya 17 hatubwira uko ibintu bizaba bimeze. Reka tujyane muri Luka igice cya 17 duhereye ku murongo wa 26 hatubwira uko iminsi y'imperuka bizaba bimeze, kandi hatwereka yuko nta gishya cyabayeho, ahubwo ni ukwigira ku mateka y'ibyaranze isi yo hambere, isi yabanjirije iyi turimo. Luka igice cya 17 ku murongo wa 26 hatangira hatubwira ngo ibizaba mu gihe cy'iki, mu gihe cy'imperuka. Ntabwo ndi busome ku murongo wa 26, ahubwo ndigira hepfo ngo abwira abigishwa be ku murongo wa 26 ntabwo mpera ku murongo wa 20 ahubwo ndera ku 26 hatubwira ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Sibyo? Nuvuga ngo uko byari bimeze mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Reka tugaruke gatoya uko ibintu byari biri mu minsi ya Nowa. Mbese mu minsi ya Nowa byagenze bite? Ni igihe gikunze kuvugwaho cyane n'abigisha benshi. Mu minsi ya Nowa byari bimeze bite? Mu minsi ya Nowa abantu ntabwo byari biboroheye kwiyumvisha yuko hazabaho guhinduka kw'ikirere. Nivuga ngo icyo tuzi mu minsi ya Nowa ni ugushayisha gukomeye, ariko icyo nshaka kwivugiraho ni ugutungurwa kwabayemo. Ni impamvu ki habayemo gutungurwa mu gihe cy'iminsi ya Nowa, aricyo Yesu yagarutseho ngo nk'uko iminsi ya Nowa yagenje gute yari imeze. Mu minsi ya Nowa abantu bose bari bazi yuko hariho umubwiriza wamaze imyaka 120 abwiriza abantu, uwo niwe Nowa. Ababwira ikintu cyasaga n'ikidasanzwe, n'ikintu cy'inzaduka mu mibereho yabo. Yababwiye ko hari imvura yagombaga kuza, yuko isi bariho nta kabuza hari imvura igomba kuyizaho kandi ikanangiza ubuzima bw'abantu bose. Abantu babaye aho bakomeza kureba Nowa yigisha, bakabona igicu nta n'igihinduka, bakabona ubuzima bukomeje nk'ibisanzwe, abashayisha bagashayisha, ibyo bareba n'utumenyetso bareba bakatusobanuza ibyo bishakiye, ngo babisobanuraga amategeko kamere y'ibidukikije y'ibyo bareba. Muzabisoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu cyigisho cya 7 kivuga ngo umwuzure. Rero iminsi yakomeje kugenda, noneho bakabona nta n'impinduka ibaho, kubera ko yari n'isi nziza, yari itaraba nk'iyi yacu turiho. Ariko Uwiteka yari yarayiteguriye ikidasanzwe. Icyo nicyo mwuzure wari uri hafi aho. Abantu bakomezaga ibikorwa nk'ibisanzwe, niko tuzabwirwa muri icyo cyigisho, niko badusobanurira.
bakomezaga gukora imirimo yabo nk'ibisanzwe. Hano haratubwira Yesu yarabivuze ngo ku murongo wa 27 ngo bagenzaga gute. Ikintu cyitwa kurya cyari kigezweho rwose, hari ugukabya cyane mu mirire, nk'uko ku munsi wa none hariho ugukabya cyane muri icyo kintu. Baranywaga, uyu munsi hariho ubusinzi buteye ubwoba. Ahari kubw'amahirwe twe twikuriye mu nzu y'Imana, tuba mu nzu y'Imana, tuba mu basenga, ntabwo tuzi yuko ubusinzi buriho. Byaba byiza cyane ubaye uteye uko, byaba ari umugisha. Ariko noneho ngo baranywaga, ngo ikintu cyitwa ubusinzi nicyo cyari kigezweho. Ndetse nimutekereze gatoya, nyuma y'umwuzure ukuntu Nowa yaje kuva mu nkuge ngo yenga iki, haje kongera guhinga imizabibu n'ibiki. Ni ukuvuga ngo n'abarokotse kuri icyo kintu cyitwa kunywa rwose bari baracyumvishijeho cyane. Rero nimba hari ibiriho uyu munsi ni iminywere. Ntabwo mfite statistique z'uko byifashe mu Rwanda, ariko icyo nzi cyo nuko mu Rwanda naho bari mu bantu babanywa cyane. Siho gusa n'isi yose. Ikindi bararongoraga. Ibyo ni ibintu bizakomeza kubaho, ntabwo bizahagarara, kuko kurongora no gushyingira no gushyingirwa ni gahunda y'Imana, niyo yashyizeho iyo gahunda, kandi nta muntu ushobora kuyikuraho. Ariko mbese bikorwa biti? Barashyingiraga bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, maze umwuzure uraza ubarimbura bose. Urumva, ibyo byose si ikibazo kubikora, ahubwo ngo bagejeje umunsi Nowa yinjiye mu nkuge, maze umwuzure uraza ugenza gute? Ubarimbura bose. Umurongo wa 28. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze nk'uko. No mu minsi ya Loti, ubwo ni igihe cyo kurimbuka kw'i Sodomu n'i Gomora, niko byari bimeze. Ngo byagenze gute? Baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Ni ukuvuga ngo ntabwo tuzabyuka ngo dusanga ibintu bidasanzwe, ahubwo igihe ibintu byose bizaba bikomeje, igihe nimba ari ukubaka abantu bubaka, igihe nimba ari ugushaka inyungu abantu bazishaka, igihe nimba ari ukurongora abantu bari kurongora, nimba ari no kurongorwa, nimba ari no gushyingira, nimba ari no gushyingiza, byose bizaba bikomeje, ubuzima bukomeje nk'ibisanzwe, nibwo kurimbuka kuzagenza gute? Kuzatungura benshi. Kuzatungura benshi biraye. Rero abatitaye ku kureba ibimenyetso by'ibihe bazatungurwa nta kabuza. Yesu yabitanze mu rugero rw'umugani w'umutini, yerekana ukuntu umutini bijya bimera. Iyo utoshye ukuntu abantu bavuga, muravuga muti iki kiregereje, ati mubasha kwita ku bimenyetso by'ibihe mukareba, ariko ntibubasha kumenya. Mubasha kureba ibibakikije ariko ntibubasha kumenya ibimenyetso by'ibihe. Rero hahirwa uba amaso. N'ibiki rero bizaranga iminsi y'imperuka? Mu bihe birushya bizabaho, iyo dusomye mu rwa 2 rwa Timoteyo, hatubwira ibizaranga ibihe by'imperuka n'uko abantu bazaba bameze. Iyo dusomye aya magambo, ikibazo ni uko dushobora gusanga natwe bidusohoreraho. Urwa 2 rwa Timoteyo mu gice cya 3, iyo dusomye duhereye ku murongo wa 1, hatubwira iby'ubuhenebere butazabura kubaho muri icyo gihe cy'iminsi y'imperuka. Reka tunyuzemo amaso gatoya turebe, tubigiranye n'ibyo tujya tubona. Ahari aho uri hari ibyo ujya ubona, aho ugenda hari ibyo ujya ubona, nanjye aho ngenda hari ibyo njya mbona. Hatubwira iki? Hatubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Mbese uyu munsi hariho ibihe birushya? Ndatekereza ko niko mubibona. Haba ubusenga, haba udasenga, ibihe birushya biriho. Uguhangayika guteye ubwoba kuriho. Muzasanga yuko mu bihe turimo indwara zitewe no guhangayika zikubye inshuro utabara. Muzumva muri iyi minsi hariho icyitwa umuvuduko, indwara y'umuvuduko w'amaraso, hypertension. Hariho n'ibindi byinshi, ariko guhangayika n'ibihe birushya turimo biri mu mpamvu imwe y'ibi ngibi: ukwangirika kw'ikirere,
kwangirika kw'ibidukikije, ibyo byose biri mu mpamvu ikomeye y'ibihe birushya tubamo, bigakurura n'indwara n'ibindi byose. Hazabaho ibihe birushya, ari no kurushya kw'imibereho, gushaka ibitunga abantu. Mbese mujya mubibona, nta kintu kigihingwa ngo gipfe kwera kidatewemo amafumbire. Nta kintu wapfa gukora utabashije kukinginga. Abantu bo mu minsi ya mbere ya Nowa, ibyo bo bashobora kuba batarahuye nabyo kuko isi yari imeze neza, ariko ibyo babonaga nabo byaberekaga kwangirika kw'imico mbonera kurutaho. Uyu munsi ibijyanye n'ibyo no kugira ngo ibyo byose bibe byagaruka ku murongo, bidukururira kutwereka ngo cya gihe turimo ntabwo ari cyiza, ahubwo ni igihe cyo kwitegura. Umurongo wa 2, dore impamvu, kuko abantu bazaba bikunda. Mbese mbona ukwikunda kuriho ari ukwikunda ku kigero cy'ibihugu. Ibihugu bimwe birikunda kurenza ibindi, sibyo? Reka dukore iki ngiki, kizaba inyungu zacu nubwo benshi bazabitikiriramo. Reka dukore igisaso, reka dukore ibi n'ibi. Ukwikunda ni ukwikubira. Reka noneho muri duke dufite natwe, tutarebye ku bihugu, umuntu wese, njye nawe, Imana idufashe iturinde gukurura twishyira. Ni ukuvuga ngo ikiriho ni ugukurura umuntu wese yishyira, yiyegereza. Ngo kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya. Nimba hari ikiriho giteje inkeke, gukunda amafaranga. Icyo nicyo kituzindura tugenda, ni ikintu utahindura uko wiboneye. Rero abasenga ibyo ni ukubirebera hafi. Bazaba birarira, ukwirarira gukabije. Bazaba bibona, mbese mubona ubwibone buriho. Bazaba batukana, mbese ugutukana kuriho murakubona. Abantu bashobora kuvuga ati sintukana, nta magambo mabi mvuga, ariko dushobora kuba dutukisha izina ry'Imana ku rugero runaka. Ngo batumvira ababyeyi babo. Mbese ababyeyi, iki kintu mujya mukibona? Ndibwira ko ababyeyi bo baracyumva cyane. Ngo batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera. Ngo abantu bazaba batera. Bibiliya iratubwira ngo muri Yesaya ngo nzatubya abantu ngo babe nk'izahabu nziza ya Ofiri. Iyo urebye koko gutuba kw'abantu ntabwo bivuze kugabanuka kw'abantu. Uyu munsi isi iri hejuru ya miliyari 7 z'abayituye. Uvuga ngo nicyo gihe yigeze yagira abantu benshi kurenza igihe cyose kigeze kiba. Ibyo byo ni byumvikana yuko uko imyaka yagiye yiyongera abantu bagiye biyongera, ariko nicyo gihe hariho abantu benshi. Ariko nanone ukareba abantu bazima, nicyo gihe bagenda bagabanuka. Ubwiyongere bw'abantu benshi, ariko kugabanuka kw'abantu bazima mu mico. Bagira urugomo. Mbese mubona urugomo ruriho? Rwaba urugomo rukorwa n'ibihugu, rwaba urugomo rukorwa n'abantu barukorera abandi. Mbese mubona ubwicanyi busigaye bubaho? Ni gake cyane ari abasoma ibinyamakuru byandika utasoma yuko abana bisha abana bagenzi babo, ngo wumve umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, umuvandimwe yishe undi. Hariho urugomo rutigeze rwabaho ugereranyije no mu mateka y'isi. Ni ukuvuga ngo uko imyaka igenda ihindi, hagenda habaho urugomo, habaho guhemukirana kuruta ukundi, badakunda ibyiza, bagambanirana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Igitangaje, abo babwirwa ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako, bahakana imbaraga zo kwera. Mwagira ngo ibyo bintu mvuze biraboneka mu bapagani gusa? Ndatekereza ko mubizi. Ahubwo bigaragara no mu basenga, babandi bakwiye babarizwaho inama z'Imana, bakabarizwaho kwa gukiranuka, kwa kwera kumwe Bibiliya idushakaho. Nuko rero haba ngo ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo rero ujye batera umugongo. Ntabwo bivuze kubahunga. Icyo yavuze ni ukutifatanya nabo. Rero turi mu isi iri gusoza. Ibi byose dusomye aha biri mu biranga iyo minsi ya nyuma turimo, biri mu biranga abantu muri rusange, biri mu biranga guhinduka ku isi. Yewe twavuga noneho kwangirika kw'ibidukikije, kwangirika k'ubutaka, byo ni ikindi. Noneho twavuga uguhinduka ku bijyanye n'imisengere, byo byaba ikindi. Mbese mwabonye ibihe turimo? Reka mbabaze,
mwabonye ukuntu Satani yarwanyije icyo gusenga. Uyu munsi turasengera ku ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo umuntu aramutse yegereye undi. Nubwo ibyo bimeze uko, gusenga byo byafashwe nk'ikintu cy'ubuhezanguni, nk'ikiri serivisi itari ingenzi. Mbese hari uwigeze yatembera nko muri iyi minsi cyangwa se mu bihe bishize ngo agere aho abanyeshuri bategera amabisi bajya ku ishuri? Mwabonye ukuntu begeranye? Mbese ku ishuri ho mwari mwahagira ngo murebe uko abanyeshuri biga? Baregeranye nta kabuza. Ariko gusenga nicyo kintu kigoye kurenza gukora ibyo bindi bisanzwe. Umwanzi Satani yahagurukiye icyitwa ishusho y'Imana mu muntu ngo ayirwanye, amugeze kure cyane, asigara amwirataho, amwivugaho hejuru. Nshuti bavandimwe, turi mu bihe bya nyuma, turi mu minsi y'imperuka, aho niyo umuntu atabigiraho ubumenyi bwinshi, ariko niyo umuntu yakwicara akareba ibimubaho, ibizengurutse aho ari, akareba n'imbaraga imurwanya, mbese reba n'imbaraga ikurwanya, biratwereka neza yuko turi mu minsi ya nyuma, yuko Yesu yagaruka igihe icyo ari cyo cyose. Niki dutegereje? Mbese kitubwira ngo kuki Yesu ataraza? Dutegereje akarengane kazaza, nako bitinde bitebuke karimo karatuyoronamo. Rero bavandimwe, muri mugoroba, Yesu ntabwo yaturetse muri ibyo ngibyo ngo tuzatungurwe, ahubwo yaduhaye umuburo, atubwira kuba maso, atubwira kuba maso dusenga, atubwira kuba maso tukiyiriza ubusa. Mbese turi nko mu bihe igihe Abisiraheli bendaga kunyagwa ngo bajyanwe hehe? Bajyanwe n'Abashuri, cyangwa se mu gihe Abayuda bendaga gutwarwa n'iki? Na Nebukadinezari. Ni ukuvuga ngo turi mu gihe twahawe umuburo, cyangwa se igihe cyabanjije kurimbuka kwa Yerusalemu. Nicyo Yesu yabigereranyije. Yesu yasobanuye ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu igihe abantu bari bishimye bareba iby'umurwa wabo, bavuga ngo hari igihe kizagera uyu murwa wanyu mureba ku buryo mutazasigirwa ibuye rigeretse ku rindi. Ariko se nanone nk'uko abantu bo mu gihe cya Nowa nabo bafataga ibintu bakabisobanuza amategeko kamere, bagafata amategeko kamere bavuga ngo ibi ngubi niko amategeko kamere abiteganya, nuko byakagenze, loi de la nature. Mbese uyu munsi ho nubwo ibihe biba bibi, abantu bimeze biti? Ni ingamba zikomeye zishyirwaho umunsi ku wundi ngo zo kugira ngo isi yongere ibe isi nziza, kandi izo ngamba zose zigambiye kurwanya amategeko y'Imana. Gukurwaho kw'amategeko y'Imana bizagaragaza kwangirika kw'imico mbonera nka kimwe mu kimenyetso nacyo simusiga kizaranga kugaruka kwa Yesu Kristo, cyangwa se kizaranga iminsi y'imperuka yerekeza ku munsi wa nyuma w'imperuka. Nuko ibiriho tukabona kwangirika kw'ikirere, tuba abantu bishyize hamwe bakaruhuka umunsi umwe, rwose ikirere cyakongera bikagenda neza. Muzabyumva sinibigarukeho, hari mujya mubyiga hatandukanye, muzumva amasezerano agenda asinywa yerekeza kuri icyo ngicyo, ngo ahari ngo isi yongere ise neza. Mbese nimba hari igihe kizi cyabaho kigaragaza none n'iterambere, ibintu bikagenda bisa neza, dukurikije no mu gihugu cyacu n'uyu munsi, ababikurikiranye, abanyapolitike, abacuruzi, abakora ibitandukanye, natwe dushobora kuba muri abo. Mugenda mubona ko ibintu bisa naho bisa neza mu isi. Uwo ni umugambi wa Satani ngo ahuma abantu amaso, bahugire mu guhora bimpuruvinga, bahindura ibyo by'isi ishaje, aho kugira ngo bagenze gute? Twerekeze amaso ku kugaruka kwa Kristo kutwegereye. Nagira ngo mbabwire inshuti bavandimwe turi kwigana aya magambo, yuko nimba ari igihe kiza cyabaho dukwiye gukanguka mu by'umwuka umuntu ku giti cye, ni iki gihe turimo. Dusohoye mu gihe kibi cyane kitwereka yuko byange bikunde ntihazabaho igihe ukundi. Ntihazabaho igihe ukundi ngo twicare ngo tubone ngo uyu munsi, uyu munsi rwose dutegereje yuko hazashira iminsi yenda nk'uko bo mu gihe cyabanje bavuga ngo mu cya 1944 hazaba iki n'iki. Twebwe igihe turiho ntihazongera kuba ubuhanuzi bubari by'igihe. N'uzatubwira ngo Yesu azaza ejo, azaba tubeshye. Ahubwo mu gihe tutazi n'umunsi tutatekereje,
nibwo umwana w'Imana azagaragara ku bicu byo mu ijuru aje kugororera abazaba baramwiteguye bonyine. Muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 36, umwami Imana ntabwo yaturetse uko nguko, ahubwo yatuburiye ibikwiye kuba. Ariko mbere y'uko tuhajya, reka tugaruke muri Luka ahandi twari turi. Muri Luka igice cya 17 n'ubundi ku murongo wa 32 turageza ku 37, hatubwira iki? Luka igice cya 17 ku murongo wa 32 naho hatwereka ibizaba. Haratubwira ku murongo wa 32 ngo mwibuke Mukaroti. Hatubwira icyo kwibuka icyo ari cyo hano. Ese Mukaroti byagenze bite? Mukuri guhunga Isodomu n'Igomora nabyo byari ikintu gikomeye kugira ngo acike Sodomu n'Igomora, kuko hari abahungu be, hari abakwe be abiteguraga kujyana abakobwa be. Loti yabirukiye aravuga ngo nyamuneka nimuze duhunge, bo baranga. Ariko Mukaroti yari ari mu rugo afite amahirwe atangaje, we afatwa n'abamarayika nk'uko bafashe Loti bakamushushubikanya bati nyamuneka nimuhunge mutagwa muri uyu mudugudu kuko ugiye kurimburwa. Babonye kuzarira bari bafite. None uyu munsi isi yacu nayo iyo turebye ukuzarira guhari mu guhunga, mbese iyo marayika amfashe ukuboko, iyo hoherejwe intumwa z'ijuru ngo ngerageze guhunga bigenda bite? Mwibuke Mukaroti ikintu cyamubayeho, yakebukishije ibitekerezo areba ibyo asize Sodomu n'Igomora. Ako kanya yahindutse akabarore, ahinduka inkingi y'umunyu. Hano hatubwira ku murongo wa 33 haratubwira ngo ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura. Sibyo? Ariko ngo ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyana undi asigare. Ahari wavuga uti mfite amahirwe, ngewe navukiye aho basenga, ndasenga. Nutarinda ukwizera kwawe nta kabuza uzakubura, kandi uwo muri kumwe ashobora kuzagenda. Inshuti bavandimwe, icyo mbasabira nanjye nisabira ni iki? Ni ukwita ku muburo. Hano tuvuga ngo abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyana undi asigare. Ibi bitubwira iki? Abantu babiri bazaba bahuje umurimo. Abantu babiri bazaba bakora ibintu bimwe, uri umubwiriza n'undi ari umubwiriza. Umwe azajyana undi asigare bitewe no gukanguka afite. Tuvuga ngo ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyana undi asigare. 34 ngo baramubaza bati databuja bizabera he? Mbese natwe twibaza ngo ibintu nk'ibi by'uko umwe azajyana undi agasigara bizabera he? Mwumva amagambo yahise ababwira ngo, arababwira ati aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Ahari inyoko muntu yose, ahashobora gucibwa urubanza rukagaragaza ngo wowe wemewe wanzwe, niho ibyo bizabera. Aho niho hazabera uko gucirwaho iteka cyangwa gukira. Inshuti bavandimwe, isomo dusorezaho turarisanga mu gice cya 21 ku murongo wa 36. Ni inama Yesu atugira abasoreho n'iyo minsi ya nyuma. Muri ibi bihe by'imperuka ntabwo twabigiyemo detaye cyane ngo tubivugeho akantu ku kandi, kuko ni birebire, ni binini. Twakwanariza mu hanuzi tukareba ngo ni iki, mbese tugeze hehe? Kuko Imana itadusize nk'abantu isize mu mwijima, ahubwo yadusigiye uburyo dushobora kumenya ngo bya bihe nababwiye, kwa gusora kw'ibyo navuze kubari hafi, nguku kwerekeje ahangaha. Ntabwo twabigiyemo muri detaye, ariko ahatuzengurutse ibyo dushobora kureba byose bitwereka ngo muritegure. Mbese twakomoza kubiza biriho. Ibi byose ibi by'ibiza mureba, nubwo byaba byarakozwe n'abantu,
Bibiliya tuvuga ngo nta kibi cyaza mu isi Imana itemeye ko kibaho. Uko niko kuri. Yemeye ko biba, hazaza n'ibindi byinshi bibiruta, kugira ngo ahari abafite amaso, abashobora kureba, bakanguke bitegure. Rero muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 36 haratubwira ngo, reka duhere kwa 34, haratubwira ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi. Sibyo? Ngo twasanze abantu bo mu gihe cya Nowa bose barangwaga n'iki? N'ubusinzi. Abo mu gihe cya Loti bo barangwaga n'iki? N'ubusinzi. Abantu bose kuri mwe abagiye berekeza aho Imana yagiye ica iteka mu gihe runaka, iki kintu cyarabarangaga. Umuntu ashobora kuvuga ati reka dange ntabwo nsinda buriya singwa n'inzoga. Reka ntabwo ukora ko gusinda kwavuze. Gusinda amaganya y'isi. Gusinda ushobora gusinda utanyweye. No gusinda n'amaganya y'isi. Uwo munsi ukazabatungura. Ugahora wiganyira iby'ubuzima muri iyi minsi, uko bimeze, ukuntu urushye, ukuntu ubayeho nabi, cyangwa se ukanagwa ivutu, ukuntu ubayeho neza, achievement n'ibiki n'ibindi byose byiratwa n'abantu bitagomba no kwiratwa. Maze uwo munsi ukazagenza ute? Ukazagutungura. 35 ngo kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Ngo kuko uzatungura abantu bose umeze nk'iki? Nk'umutego. Ibi yarabivuze cyane muri Matayo 24 avuga gutungurwa kuzabaho. Mbese mubona ukuntu umutego uba umeze? Reka tuvuge yenda umutego w'inyoni runaka, yenda mu mujyi dushobora kutumva umutego w'inyoni kuko ntitubona aho bahiga. Ariko uko biri kose mu mujyi twakumva yuko hariho abatwara, hariho kamera zandikira abantu. Ushobora gutwara utazi ngo hano bahashyize kamera. Ni umutego baba baguteze. Icyo ubona ukimara kurenga uwo mutego ni uko ubona message ikubwira yuko hari amande wandikiwe. Aho niho wibuka yuko ari icyo wakabaye wakoze ariko utakoze. Ni kimwe rero n'uyu munsi wo kuza k'umwana w'umuntu, ngo uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Umurongo wa 36 nifuza ko dusoza avuga ngo nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Murumva inama tubwirwa? Nuko mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Rero ntabwo turi burengaha, ahubwo ibyo ntagezeho umwuka w'Imana byumvikanishe kuri buri wese twabanye, kandi yaba ari jye wowe wabisomye namwe mwabashije kumva, twese icyo nabasabira nanjye nisabira ni uko hatazabaho gutungurwa no gukorwa n'isoni, ahubwo nk'uko turi mu minsi ya nyuma, nk'uko ibyo tubona bituzengurutse byose bitwereka ngo isi irarangiye nta gisigaye, n'inzogera ziri kuvuga, twese tuzabe twiteguye twe kuzatungurwa mu izina rya Yesu. Ijwi rihamagara abarushye mubamurikire, hari wabatabaza ngo bakizwe mubamurikire, nimubamurikishirize umucyo w'ubutumwa, bamenyesheje ko yazariwe wabapfiriye bose, hari wabatabaza
riza gukizwa muba murikire tuzana amaturo ku musaraba muba murikirwe nimuba murikishirize umucyo w'ubutumwa bamenyesheje ko yazariwe wabapfiriye bose ubuntu bwa Yesu bugwire hose muba murikire kandi umwuka wa Yesu ugwire hose muba murikire nimuba murikishirize umucyo w'ubutumwa bamenyesheje ko yazariwe wabapfiriye bose twe gucogorera gukora neza tuba murikire twitegurire kuzahabwa ikamba tuba murikire nimuba murikishirize umucyo w'ubutumwa bamenyesheje ko yazariwe wabapfiriye bose Data mwiza Imana ishobora byose reka tugushime izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugushimiye ukuntu wabanye natwe muri aka kanya gashize kandi tugushimiye amagambo yawe yongeye kumvikana mu matwi yacu izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugushimiye rero yuko utongeye kudukebura utwereka igihe tugezemo n'iminsi dusohoyemo turagusaba tukwinginga ngo kubimenya ntacyo byatumarira ahubwo icyaha icyo kitumarira n'umwuka wawe wera wagira icyo dufasha tukagira imyiteguro ihamye rero kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe wasezeranye ko uzabana natwe kandi utazadusiga ubane na buri mwana wawe wese wumvishije aya magambo kandi adukizanye n'imiryango yacu ndetse n'abatabashije kuyumva nabo turabakweretse kandi tukweretse n'abari ahatandukanye bose ngo bakomeze kugiraho umugisha tugusabye umugisha rero muri uyu munsi wabera w'isabato kugira ngo ukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu amen.